wowe udukunda ukadukurikira kuri Kamera Gospel TV Show, tugiye kugezaho amakuru y'umuyobozi mushya wa Kiliziya Gatolika watowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, agatorwa n'inteko y'abakardinali itora igashyiraho papa usimbura utabye Imana. Ni umugabo w'amateka menshi cyane, ni umugabo w'ibigwi wavukiye Chicago aho yitwa Illinois, kandi maze yitwa Rivos niyo na yarafe yemeye kuba umwaka cyangwa se amutaratirwaho muri Chicago. Yatangiye kwagura ibikorwa bye hitwa muri Peru muri 1985, 1986, 1989 aho yabaye imwe mu bakora baye mu bayobozi ya diocese barimo gukora bakonoza aho kuri Saint Augustin mu gihugu cya Peru. Aho rero yaje kuhava amaze gutorwa kuba umuyobozi mukuru w'iyo congregation Saint Augustin muri 2023, aho yaje kugwaho bishop rero yabibaye muri 2015-2023, ari nabwo Papa Francis asimbuye yamugize umwe mu bantu b'intungane, amushyira mu bantu 10 bayobora abantu bane n'abantu abayobozi bakomeye bayobora icyo bita congregation episcopal cyangwa se bishop congregation cyangwa se ihuriro ry'ababishop. Aho ngaho yaje n'ubundi bugabwa umurimo munini cyane, ahabwa kuyobora muri Amerika Latine, aho yabaye n'ubundi yarari abereye umukardinali. Imirimo yose rero yakoze itandukanye yahawe na yamugejeje kuba yaba papa. Ubu rero Leon 14 cyangwa se Leo 14 niwe mu papa wa mbere ubayeho muri Amajyaruguru, niwe wenyine utowe kuva icyo gihe cyose cyabayeho, kandi niwe mu papa kabiri uvuye muri Amerika yose, niwe mu papa wa mbere kandi nanone ubayeho wavuye mu Augustin, kandi akaba ari nawe padiri wa karindwi washyizweho cyangwa se wari warashyizweho muri ordre yitwa ay'aba Augustin. Rero ubuzima bwe umugabo witwa Robert Francis Prevost yavutse mu kwezi kwa 9 ku itariki 14/55, abukira aho bita mu bitaro bya Mercy Hospital muri Bronzeville, ahegeranye cyane na Chicago cyangwa se mu kajyi ka Illinois. Kuri we rero yari afite inkomoko y'aba-Librarian n'aba-Louis Marius Prevost, ni abantu bakavukire muri Amerika irimo Amerika y'abaveteran bagiye barwana mu bice bitandukanye, barokotse mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe rero ababyeyi be cyangwa se bavuye aho ngo bita Brookwood School District muri Illinois ngira ngo abyumva ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Papa we yari umutaliyani ndetse uvanze n'umufaransa niyo nkomoko ye, hanyuma mama we yari umukobwa wa Louisiana Creole, ababyeyi be kandi abo bose ni abantu b'Abadominikani ndetse n'aba-Louis Bakier, bose bavuye muri New Orleans. Aho ngaho rero hari Abanyafurika benshi, Abafaransa ndetse n'abandi bakoreshaga ikirimi cy'ikisi baturutse muri Espagne. Abo Martinez yaravanze ari umunyahayitiri kurimo n'akanyafurika gakeya. Ubu rero ayo mwaka wose wita aba Black Creole. Ubwo yari afite bakuru be bandi babiri, harimo witwa Louis na John, bakuriye Dalton muri Illinois hafi ya Chicago rwose mu gace k'amajyepfo ya Chicago. Ikindi twavuga kuri uyu mugabo w'umunyabigwi ni uko yarangije amashuri yisumbuye aho bita Saint Augustin Seminary High School, ari nayo yaje kuyobora nk'uko twabivuze mu Habanza, cyangwa bakanahitaga ngo ni Mina Seminary. Aho rero ni muri Holland Michigan, 2023 nibwo yarangije amashuri yewe. Yaje kubona rero ibaruwa imujyana cyangwa se imwohereza aho ngaho muri Academy y'aba Excellent. Yaje kuba kuhagera kandi hahabwa ubushobozi y'ikirenga y'icyubahiro, aho yaje kuba ariwe muntu wabaye ngo ni yearbook, niyo muntu wabaye mu editor wa mbere, editor chief akaba n'umusekreteri mu nama y'abanyeshuri aho ngaho. Yaje kubona none kandi National Honor Society, yaje no kuba kandi mu biganiro mpaka byajya bikunda kuba aho ngaho mu mashuri, byamuhesheje kuba umunyeshuri w'ikirenga udasanzwe, ahabwa impamyabushobozi idasanzwe. Yaje kubona diplome ya
itariki cyangwa Bachelor of Science mu mibare, ndetse ayibona muri kaminuza yitwa Villanova. Turabashimiye mwese mwe mudukurikiye kubw'iyi nkuru nziza y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Turakomeza kubakurikirana amakuru atandukanye kuri uyu mushumba, kandi Imana izamushoboza gukora imirimo ye uko yahamagariwe. Kora subscribe kuri Kamera Gospel TV Show umenye amakuru agezweho.